ndabashimiye mwebwe mukurikiranye Ink Soul Expression. Kuri uyu munsi rero nk'abanyeshuri mwebwe mwiga level 5 mwiga n'abandi babishaka bifuza kwiga ibintu bijyanye na React, Node.js with Express, uyu munsi igisubizo cyanyu cyabonetse. Kuri uyu munsi tugiye kurebana kuri video ya mbere. Iyi niyo video ya mbere na uploadinze, tugiye gutangirana dusozanye buri wese yumvisha neza ibi bintu. Kugira ngo ukore application yawe muri React JS na Node.js with Express ukenera ibintu bikurikira. Ukenera npm muri package manager, tugakenera Node.js muri backend, dukenera React ariko izindi tool harimo Visual Studio Code muri text editor kurangiramo code na XAMPP for server management mu kustoringa data muri database turakoresha XAMPP as localhost. Nkuko mubibona rero buri kantu ku kandi tugomba kujya tukavuga. Hari impamvu ituma dukenera npm impamvu tuyikenera ni package manager istoringa dependencies, igastoringa packages yose tuzakenera tuzinstall muri application yacu. Akaza Node.js ifashishwa kuri backend mu kurangiramo code zose za backend gukora ndetse backend system yacu. Okay, reka dukomeze. Tugiye gutangira gusetinga environment, turebe uburyo bitangira kugira ngo usetinge environment. Biriya tumaze kubona tools zose tuzakoresha zose twazibonye. Noneho tugiye kureba uburyo basetinga izo tools. Mbere na mbere tugiye guhera mu kwestara required ibintu byose turi bukenere kugira ngo application yacu iraninge. Muri make ibintu tugiye gukora buno tugiye gusetinga environment, iyi interface yonyine ku buryo biraba wahuza API endpoint, backend na frontend. Tugiye kubifatikanya hano gusetinga environment. Ikintu cya mbere ukora mbere ya byose ugiye gusetinga environment, ahubwo iyo application wenda tuzakora level runaka, ariko tugiye guhera ikintu cya mbere kuko ngo gukora application ni React JS na Node.js. Nande abantu gakeretinga folder yuzakorera muri ibyo bintu. Ngo folder nzayita Ink Soul kayinjira muri iyo folder. Iyo ugeze muri iyi folder bituza muri path yayo. Muri path yayo ikintu ukora uzamo ugasacingamo cm, ko ubu tugiye gushaka iki, tugiye kujya kwestara required libraries dependencies. Noneho ducreating project yacu muri React. Iyo ugeze hano rero ugifunga ko ni ihame ufungurira cmd muri folder, ufungura folder ukayinjiramo ugahita ujya muri iyi path yayo ukandikamo cmd ukandika. Iyo ugeze hano rero urabanza ugacreatingamo folder, urabanza ugacreatingamo React application yo kuri frontend. Ubwo turavuga ngo noneho hano twifashisha right kugira ngo idufashe
niyo Vite buriya birimo amakuru y'umuhanga yose yo kuri konti kubera ko React rero turakoresha ino command running ino command Vite npm install Vite albans latest install create npm create Vite albans latest command niyo ukora usoje kuyandika ukora tegereza kwiyesitara biterwa na network iri kwihuta ndabona yari yanavuye iwanjye commande na nyuma yanditse nanditse karaye create bategere oya ntabwo bitinda bakiriho nta kibazo mwibuka gukora subscribe, like, sharing dore nta kindi gihembo umuntu aba ategereje kuko umuntu aba yafashe umwanya hamwe mujye mugira ngo cyane sharing n'abandi bantu bakakureba cyane cyane subscribe umuntu nawe yo ko yaba muri subscribe hano baba bari kwaza iyo ikika kuri internet no ngo okay yes nayo bivuga gufasha gufasha ngayo ndabakunda cyane. Okay, hano rero iyo wamaze kuraningira command urarindira bakakwereka aho hantu wandika handitse Vite project kuko creating a front end data tuyita front end tutaza kutuje front end wandika front end hano framework yo kuri front end tuzakoresha murabizi ko ari React niyo tuyikoresha turamanuka tuze ukoresha tuno kwa drop down bityo nyine zino arrows hano ku mpande nizo ukoresha ukazamuka cyangwa ukamanuka uramanuka ukajya kuri React ugakora enter urabona ka React ukora enter noneho React ikoresha JavaScript baza kuri JavaScript ibindi urabona ko ibindi nabyo bitagiye nsarinda ikarangira ikintu cyo gukora changing the directory kugira muri iyo folder front kayinjiramo umva commande baba bahise baziguta ingizi izo ugiye gukora noneho twe tugiye kwandika ubwo read front end ubu tugiye kwinjira muri iyi folder ya front end yitwa creating iyo twa creating tugiye kuyinjiramo kandi tubashe kumanaging ibintu byayo byose nuko ubanza ukayinjiramo turakora twinjiye muri ya project nyine yacu urabona niyo turimo hano yahise tuyigeramo
iyo umaze kuyigeramo uhita winstoringa npm nk'uko twabibonye muri za required tools twakeneyemo na npm izastoringa package zose na dependency. Hano urabona urumva dukeneye already dukeneye npm tegereza nayo kwiyitwara ntabitwara umwanya munini. Noneho murabona yamaze kwiyinstall ya npm amaze kuba installed byarangiye. Ubu ikintu kijyanye na frontend ibintu yamaze kwicreatinga, ubu turaninze no command bahita tubona ariko ntabwo ari ngombwa ngo duhite tubiraninga tutarabanza. Tugomba kuraninga output dusoje, tugiye kureba dusoje nyine environment kuyubaka. Ubu dushoje igice cyo kuri frontend, noneho tugiye ku kindi gice cya backend. Ikintu ukora ugaruka muri ya folder, iyi folder twacreating ongera ukayinjiramo. Iyo igezemo ucreatingamo indi folder ukayita backend. Icyo gice cya backend hariya twari dusoje frontend, ni backend ariko ayinjiramo ntabwo ikiyinjiramo. Ahubwo ugaruka muno muri path, ihangane ugaruka muno ucreating no folder, wamara kucreatinga ugatuza muno muri path ukandikamo nanone cmd, ugafungura cmd. Iyo ugeze muno uhita wandika ufungura command Visual Studio Code bayinstaye murabizi, ukandika code. Niyo wanditse gutya niyo ugiye gufungura ugakora enter. Already bikora enter, urabona Visual Studio ihita yifungura. Visual Studio Code urareba hano dufite folder ebyiri, dufite folder ebyiri, backend irimo frontend. Urabona harimo ibintu, harimo amafoda menshi. Ibintu akeka muzaziga muri React, muri Node, folder structure bazabigisha, ariko nta ngombwa folder muno duha agaciro nyine dukoreramo ibintu byose bijyanye na process frontend. Utu twose dufite agaciro, hanavuzemo na kamwe ntabwo, ariko folder tuzakenera ni ya code. Iyo tuzajya tugashyiramo amafayiro bikaneye kwihuta, tuzabibona uburyo tuzagenda, nta nubwo ari ngombwa ngo tuyinjiremo kano kanya kuko turi gusetinga environment. Then tukaza muri backend. Urumva tugiye ku gice cya backend. Kugira tumanaging backend turakoresha terminal. Hano kuri tudomo tutatu kirikeho kujya kuri terminal, new terminal. Noneho nugera muri terminal nyamuneka umuntu utarakora subscribe utariho usigaye biratindaho imashini iri gukoresha abakunzi iri gutinda ukuntu bambaye nayirirwa iba yashyushye cyane. Urabona mbageze mu rugo nonaha, mvuye mu kazi nonaha, nta n'ikindi kintu nzakora, bikurikirane hakiri kare. Yagize ikibazo kamino yanjye
hano iyo PowerShell yanze nayo ndabona ariko yari yafuye nta kibazo, dukoreshe PowerShell nta kibazo. Ikintu uhita ukora kuko tugiye gukorera iyi backend, ikintu ukora urahita winjira muri backend, change directory backend, ugacunga neza ko byanditse neza ko iri zina wanditse ari ryo ryawe, then warangiza uvuga ngo npm init -1. aha tugiye kuyisharinga npm kuri backend, niho tugiye kuyisharinga muri backend kuko muri frontend biba bihabanye no muri backend. Ibyo muri backend ibyo muri backend ibyo muri frontend. Ikibazo gikunda kubaho mubonye ni PowerShell ntabwo iba ihuje n'imashini na system. Tugiye mu kubisolvinga byatinda, reka dukoreshe CM. Iyo byanze uhita ukoresha nyine nk'ubu ngiye kubisolvinga byatwara umwanya munini, nkoreshe CM. Ubikenera arambwira nkore video yo gusolvinga utubazo twose wahura natwo, munyandikira muri comment. Backend bya gita twakoze npm ibi ndi gukora ushatse wanabikorera no muri CM dutiriwe ufungura muno nguzo, abikorera muri CM hano hamwe twafunguraga Visual Studio Code, ushobora guhita uhakomereza ukabikora, ariko ibi ngibi nibyo biba bitari byoroshye birangira vuba. Okay, iyo umaze kwiyinitializinga ikintu cyo gukora hano, tuzakenera ibintu amapackage tuzakenera kuri backend, tuzakenera niyo tugiye kwesa. Ubundi tugiye kwesa ibintu byose tuzakenera npm install. Bwa mbere ni MySQL tuzakenera muri backend, MySQL. Kabiri tuzakenera cores class origin. Tuzakenera express, tuzakenera node ngibi. N'ibindi hari n'ibindi bigenda biziramo, ariko ibi ngibyo by'ingenzi tugomba kumenya, ni nabyo bivuze kuri ibyo dukoresha. Nodemon ikoreshwa muri API testing, express nayo nyine ni kuri backend nifasha node, MySQL muri database. Nagenda tubibona uko zikora muri ibyo bizakurikira kandi video uzajya akererwa ntajya asanga yarasigaye, ko turagira ngo wenda muzasubire ku ishuri tugeze kure, ibyo wagenda uvuga uti aho mpereye kuri pratique mfite notion ko abantu barahiye by the way muri iriya minsi, muri uriya mwaka muri ya promotion irangiye abantu barahiye gute bakubajije React na Node.js warangiza ukikoreshereza page umva banashatse bakurya zero. Nuko abarimu binaha nyine babaye imfura bakajya babaha amanota, ariko mu byihorere byo kuvuga ngo kugendera ku gikopo kora ugenda ufite confidence, kandi nimba abantu rwose b'inshuti zanyu bigasohokeramo bakunda mu byarenze maze ugera kugira icyo bimarira, kuko abarimu rwose ndabizi nabo ntabwo. Okay, hano tuba dusoje kwesitara amapackage yose. None iyo usoje ibi ngibi kugira ngo tuhita tugira muno muri iyi backend twemeramo
hari fayilo dushyiramo bita sava. Iyi sava wenda niko twayita sava ikoreshwa mu gukora execute dukora new file bite sava.js. Ihangana hari habayemo akabazo ka tekinike ho gatoya, narimo mvuga ngo iyi sava.js niyo izastoringa code zose zijyanye na backend. Ibintu byose byo kuri backend naba bistorinze muri iyi sava.js. Ya tuyikonfigure rero ibintu byose bihure neza. Ikintu cya mbere bituza ukaza muri package.json file mwese abantu mwese ibintu package.json, warangiza ukaza hano kuri uyu murongo uno murongo aho urangira ugashyiraho kamwe, then ugakora iki ukongera ukandika ngo ugashyiraho hano warangiza ukandika ngo node mu sava. Hano ubu yistaratiye, then ukazana muno munsi ya main ukavuga ngo type ugashyiramo module. Hano iyo usoje ibi ngibi gutya, icyo bita backend configuration ugisoje usoje backend, noneho ukaza muri ya sava ugiye kugira ngo muri sava nyine turebe ngo irakunze na frontend irakunze, tuvuge ngo environment iharangiye. Ugiye kurangingamo akantu gatoya kugira ngo testinge ko byabaye wese. Importinga MySQL then import express import calls from calls then const up and express app dot use all app dot use express dot json. Hano twarangiza ngo app turakoresha poti 800 console.log sava ihari gutya. None icyo dukora turasevinga, tumara gusevinga tugiye kureba koko ese sava yacu backend yacu twakonfigure neza, ibintu biraninga neza. Turahita tuza kuraninga tugaruka muri terminal, gato muri terminal kandika ngo npm start. Iyi niyo komande bakoresha mu gutestinga backend, npm start. Dukore
nidusanga niba nta kibazo kirimo, message iri display ntabwo ari nini, usanga harimo ikibazo okay. Server yacu configure neza, configuration imeze neza kuri backend ko iyi message tuyibona. Iyo tutayibona hari bube harimo ikibazo tutabikonfigure neza, kuba byapfuye. Then ubu backend nayo configuration irarangiye, ngiye no kuraninga na front end turebe ese ibintu byacu koko backend na front end ni one. Bite tuza wait twinjire muri front end npm run dev. Run dev niyo command ikoreshwa mu kuraninga front end. Okay, twakoresheje badukoreshe ya niyo turimo kuguma gukoresha hano the command prompt yiri gukunda front wait arindiraho gatoya. Okay, ngiye kurangiza turebe okay. Nice. Front end yacu irimo iraranginga. Iyi niyo template nini birimo ubu ikintu bita configuration turazisoje, environment yacu irubatse, backend iraninga neza, front end iraninga neza. Muri front end biriya nibyo biba bisanzwe birimo. Iyo ubishatse tukakora ejo twasanga video dutangira noneho gukodinga duprograminga. Hano urabisiba ibintu byose birimo, ugashyira n'ibindi turabibona mu yindi video cyari igenze neza. Ufite ikibazo yandika muri comment, bakibona tumusubize, ibintu bigume kugenda neza ku buryo ibintu byacu biri burangire vuba kandi neza. Ndabashimiye rero, ndabakunda cyane, mugume kunshyigikira, mugume gukora subscribe, sharinge nyamuneka kugira ngo umuryango wacu ndabakunda rero. Ciao, duhure ku yindi video noneho dutangira crude yacu nyirizina. Turakurikizaho insati, mube hafi wiza muyibona mubikurikirana, abandi bazasanga mwarabaye abamezi. Bye.